abantu muri kubana ntashyushye nyine nabwiye abantu ngo naguye muri koma y'umunezi ngo ibindi byose umuntu uzabine ubishaka cyangwa uzabirekere nigeze mubaza arambwira ariko ubundi hari umugore wakigurira buno muri iyi viziyo ubundi se bababwira ngo mwigire baba bari kuvuga baravuze ngo twigire Imana nayo ubundi ikintu Amahoro Family Pano dufite umutumirwa kandi uwo mutumirwa tugiye kuganira tubohotse rwose. Tugiye kuganira tubohotse. Mu minsi yashize twagiye tubabwira tuzajya tuzana n'abashyitsi babaganirire. Bamwe bati muri kudutindira abashyitsi turabakeneye, twabazanye. Ngira ngo muri kubona ko dufite isura nshyashya kuri kamera. Reka mbanze nsabe Mufita Martha amwakire, namara kumwakira aratwibwira tukomeze tuganire. Urakoze cyane. Nanjye kuko mumenyereye nitwa Martha Niyonshuti. Nabatumiye kenshi ngenda babwira ngo muzaze tuganire. Ndashimira uyu mubyeyi, ndamuzi amazina ye ko aratwibwira, atubwira amazina ye. Wenda ashobora kuba ari ubwa mbere ageze imbere ya kamera, ariko umva wisanzuye. Ahangaha no kuganira na bene data bakamenya ibiriho ibijya mbere, bakamenya imibereho, ibyo wumva wasangiza abandi bikabagirira umumaro. Nicyo tugambiriye hano kuri ku Mahoro Family Pano. Uribwira abantu amazina yawe ubundi dukomeze. murakoze. Imana ibahe umugisha. Nitwa Mukakayibanda Bonifrida, ndi umudamu, mfite umugabo n'abana 6. Ukaba witonda kubi, uri no kuvuga buhoro aho ukavuga cyane bihita bigaragaza yitonda kubi. Ni umuntu w'Imana rero. Ubusanzwe tumwita Mama Esther, nubwo yitwa Bonifrida nkuko mubyumvise. Ni Winifrida cyane Bonifrida. Byose biremera. Byose biremera, ariko si izina ryawe nyirizina ni irihe? Ntaza kugenda uvuga nabi. Ni Bonifrida. Bonifrida ni ubizi, ni Bonifrida. Ariko dukunda kumwita Mama Esther. Ni umukristo. Turaririmbana muri Chorale Seraphim. Dusengera kuri Methodiste Libre Ikibirizi. Imana imuhe umugisha rero. Nejejwe nuko yemeye uyu munsi tukabaganiriza. Mu by'ukuri namaze igihe mbabwira, hari ikiganiro cyatambutse mbabwira ngo nimwiremere ibyishimo. Ndababwira ngo mureme ibyishimo, nimwishakemo ibyishimo. Niko nabwiye abantu Mama Esther. Narabwiye ngo wishakemo ibyishimo kuko imibabaro yirizana. Kandi ntekereza ko ari ibintu twese tuziranyeho ko imibabaro yo irizana. Ariko noneho rero wowe ku buhamya bwawe mperuka ngira ngo usangize n'abandi. Mperuka umbwira ko hari abantu bakuremeye ibyishimo, kandi rwose urishima ku buryo bwanya bagiye kujya babona uri guseka nk'uko wasekaga urya munsi bakuremera ibyishimo. Ndagira ngo rero tubiganire. Ubundi byakugendekeye bite? Wabyakiriye gute? Ni ibiki ibyishimo bakuremeye ni ibihe? Murakoze nyine. Mbese Chorale Seraphim ubundi nkigeramo nayiboneyemo umugisha. Imana yampiremo umugisha. Nayigezemo abantu banyereka ko ntashobora kuzayishobora, ariko kubera imbaraga z'Imana n'ubundi nabonye nta birenze. Imana ifite ukuntu bigenza bikemera nyine. Yagiye inshoboza mbese ikampa imbaraga zo kuba nanjye nakora icyo bagomba gukora. Bakubwira se ngo ntuzayishobora, babaga bashaka kukubwira ngo babonaga uri umukecuru bakavuga bati habamo wa Marita birukanka ntimuzirukankana ngo mugera niyo mujya. Barambwira bati iriya korali ni korali y'abakire. Abakire urabona uri umuntu w'umukene ushobora kugera. Barambwira ati ugiye kwimanika muri iriya korali urabona uzayishobora koko. Korali y'abakire uzayishobora. Kandi ko kwimanika. Niko
iyi ni y'abakire ntuzayishobora. Hanyuma rero biza kurangira biti nyine kugera muri korali ntabwo ari njye wabyishoboje, ubundi ni umuhamagaro wari undimo na mbere nari ndi umuririmbyi, ariko naje niteguye kwamama pasiteri mubawe igihe gitoya. maze kumamwa igihe gito mbona birananiye, nyine itorero nari ndimo numva ndaryanze, ndebye ibikorwa birimo mbona nta hantu ryazangeza. yego mbonye rero nta gakiza karimo, ubwo naricaye mu rugo, maze kwicara nyine abana b'Imana bo muri korali Serafimu baraza babiri baransura, baranganiza nk'umushyitsi, batuzazi kutubera umushyitsi. bakimara kumbwira ndaza kubabera umushyitsi rero narihanganye ndabyakira, ndaza ari ku cyumweru mbabera umushyitsi. ku kindi cyumweru nagarutse mbagana umunyandi, mbese mbaza korali buryo cy'amategeko uko igenda, ni mu nyandikira ibarwa nyine bansobanura ko ari ukwandika ibarwa. nahise nyandika uwo mwanya ndayisiga, nyine ubwo nagarutse nsanga igisubizo. yego iyo barwa rero baranyemereye, bambwiye ko korali ikora, nyine mba nyinjiyemo gutyo. Imana rero ntijya ibura ukuntu ibigenza, yagiye ncira inzira nyine ngatambuka. niba ari igikorwa cya korali nkumva nayo ndagishobojwe, niyo ntagishobora nk'uko nyine nagishoboraga mu buryo ndeshya nabwo, mu bushobozi bwawe, ubushobozi bwanjye. ubwo rero nyine korali nyibayemo, nyiboneyemo umugisha. yego tukiri aho ngaho, hari ibintu nshaka ko abantu badukurikiye bamenya banumva. muri korali Serafimu cyangwa n'andi makorali atari Serafimu gusa, hari igihe abantu bakubwira ati bariya abantu ugiye kujya kubana nabo ntimuzashobokana kubera impamvu runaka. wowe barakubwiraga bati ni ubushobozi, ni abakire. abakire bavugaga wenda barahari, Imana ibaha umugisha, abakire bagume bakire, ariko nawe ubwo wabagiyemo wabaye umukire. ariko uwo mutima wo kuguma kumva ko nubwo abantu bari kuguca intege ugomba gukomeza, wumva ufite ibihe byiringiro ko uzabishobora kubana n'abakire. yewe kubera ko mbere hose nari ndi umuririmbyi, nkaba nzi inyungu zo muri korali, nkaba mbese nzi n'imigisha ibamo. nta muntu wampase, nta n'uwampamagaye. numvaga umutima w'impata unyemeza ko n'ubundi zanabishobora. ubwo rero niyo mpamvu nanjye navuze ati nta muntu wenda kunca intege, niba nsenga Imana ikayibona ngiye umurimo wayo, ubundi izatuma ntawe ushobora. ni gute izabura kugushyigikira? biranejeje. bantu mudukurikiye, ndagira ngo mbabwire ngo mwirinde gucika intege. umuhamagaro wanyu muwukurikire, yakurikiye umuhamagaro we kandi yarabishoboye. nuko rero ubaye muri korali Serafimu, ubu bigeze he? byaje gukomereza hehe? urabishobora, ubona uko abandi babaka, nimba hari ibyo babasabye gukora nawe ukabona urabikoze. byaje gukomeza bite rero? yarakomeje nyine. ubwo ibyenda kunanira bakamfasha, yego bakanshakira ubufasha bw'ukuntu nyine nabishobora, kuko sinari bushobore ukuntu ndi bujye kubwira umugabo tudasengana ngo nampa amafaranga yo gukora umurimo w'Imana. ubwo rero nyine bagiye bamfasha, bakanyereka buryo nkwiye gukora kugira ngo nanjye ngire ikintu nakora, ko kwizera kutagira imirimo nta n'ikintu ukora kumaze. amen. hanyuma rero tugane ku ngingo nyamukuru twavuze y'ibyishimo. mu minsi ishize korali Serafimu cyangwa abagize korali Serafimu bakuremeye ibyishimo. ibyo byishimo byagenze bite? urumva si ubwa none gusa bari babikoze, bari basanzwe bagufasha. aho ubona ibintu byenda kukunanira bakagutera ingabo mu bitugu, ariko ndashaka tugane ku bya vuba noneho. abantu muri kubona ntashyushye? bimwe byangezeho nashyushye, ndi kumva nshaka ko ibintu tubibabwira. bimwe byatugezeho natwe tutari duhari tukabimenya. korali Serafimu yakuremeye ibyishimo mu minsi mike ishize, byagenze bite? korali Serafimu nyine nanjye ni ibyishimo, si ubwa none kuko n'ibya kera sinabyibagirwa. bankoreye byinshi byiza, nibyo rata ntiwabyibagirwa. hari igihe nagezemo nyine, ubwo ubundi nkimara kugera muri Rubengera, so kavukire yanjye. Rubengera narahageze, nsa nkaho n'ubundi nkimara kubona mbese itorero rinaniye, n'ubundi nahuye n'ibibazo n'ibigeragezo.
mpura n'ubukene yego umva birancanga ku buryo numva bincanze koko ubwo rero korali Serafimu nyine yaramfashije umva nta n'ukuntu abona nayivuga yangiriye neza mu bintu byose biba bishoboka mu bani baho umugisha byose nta n'ikintu nayishinja yego ubwo rero nkimara guhura n'ibyo bibazo ubwo bukene sinjye bwaje mu rugo twese urebye bwaje mu rugo twese buradusatira duhura n'ibibazo noneho ubwo nawe ifite umwana wiga nkumva ko uwo mwana nzamubonera nk'umugisha mbese ubundi yigaga numva ko naramuka ariwe byose ndazahita mbona akazi nyine nkumva ko amahoro azabonetse kuri njye yego uwo mwana yaje kuvunika avunitse ajya kwa muganga ajya sehashika uwo mwana rero ukorera Serafimu yarafashe mu buryo bushoboka bwose bani baho umugisha uzi ko iyo nkuru yashukunde mwana wawu ndaruzanye n'amazina yombi nandi kubabarira nayo turababarira twikomereze rero umwana nyine noneho mbona biranze nayo ndavuga nyine icyizere kiba kirabuze noneho njya mu bwigunge numva bincikiyeho numva nyine ubwo nta bundi bushobozi nzabona ubwo nyine numvise nihebye ku buryo numva mbese hagiye uhura n'ibibazo ukumva ubundi iyo ntajya muri Serafimu ubanza nari kwiruka nari gusara nkiruka kuko nyine ubwo umwana akimara kuvunika agatima karaje ati jya gusenga kuko nabonye bikomeye ndagenda ndasenga twasengaga muri amasengesho y'udutsinda twa nimugoroba njya kwa mama Mbeni ndasenga ngaruka mu rugo hari izindi mbaraga zinsubiyemo kuko numvaga noneho nabwo ati mu nsengero ngeze ikibazo ariko nkurikije ukuntu nakigize ndi mu kintu cy'ikibazo cy'ubukene ndavuga nti mu nsengere ubwo rero baransengeye subira mu rugo nsanga umurwayi aryamye ariko nyine numva hari ikindi kintu kigarutse muri njye ibyiringiro nyine binyihanganisha ko ni ngombwa ngo bibeho muri iyi si neza ubwo rero umwana yaragiye nyine bajya musashika bapfa barushye umwana abura uburyo nubwo yaje kuvurwa nyuma agakira ariko ngasiga ntayikomana kuko kureba ibibazo ifite muri uru rugo nta n'amafaranga koko se hashika gatatu kose umuntu atarabona randevu ihamye byabayeho nyine kora Serafimu iramfasha umwana ajya mu bitaro mbese nyine baramurwaza sinabwo ngo naramurwaje kuko nanjye nagezeyo rimwe mu bitaro bakora ibishoboka byose Imana ibaha umugisha amen ubwo rero nyuma y'aho ngaho umwana amaze gukira n'ubundi bibazo byarakomeje mbona nyine n'ubundi satani irihanze pe mbona biranze mu rugo mbona nyine umva noneho nakanga atari kuzi kuri akagoryi ubundi ufite ubwenge wa mugore we buriya si ibintu biba ntubireba ubundi uri impumyi rimwe na rimwe ntabwo atimva rero ibiba cyangwa ibyabaye n'ubundi n'injye wabiteye kuko nasigaye mu rugo nkaza nyuma ubwo nabaga mbuze igisubizo ariko nyine nkavuga ati nanjye reka mbikureho ntibyo nta n'ikibazo binaniriye ubwo nyine ndi umwana w'umuntu wose uko ntabitekerezagaho ariko nkiyakira nkumva ni ngombwa nyine ntibintware igihe kinini cyane gakomerera muri Kristo ubwo rero korali Serafimu mu minsi yashize naje kuganira naje kugira ikibazo abana akayavuga ati bakavuga umukecuru mwari ko hari abantu kuki se twebwe abana tudashaje birangiye abana ntashaje imyaka yawe nayo imenyera munsi ariko yaranandunguye ndabona nzi kuri mutoya guhera ibyo munsi nani imyaka yawe uzajya nkwita n'ubona kwitaga mama Esther ariko nzajya nongeraho na mukecuru nituvuga abakecuru nawe tugushyiremo twabona uri muto ubwo rero numva birambabaje sinzi ko twaje kuganira n'umudamu avuga ati ariko ubundi we usekwiye kuvuga ubundi ubwo uvuga ko uri umukecuru ubuhe abantu nabo batubwire muri comment murabona ashaje ubwo rero mbagize gutya ati yewe turi kwivugira ikintu ariko ateka nawe usaba ubundi uzaza n'irangamuntu yawe turebe kujya utubwira ibintu bidashoboka tubwira ko uri umukecuru kandi utari we narizanye mu bintu by'ibikino ntazi na gahunda yayo ndabereka turi mu rusengero arongera barayimpereza ndayicyura nyine hashize igihe gito banza nta kwezi kwari gushize cyangwa niba kunashize ubwo ni gutyo ubwo
tugenda tugiye gusenga twagiye muri korali ariko ari buba amasengesho turagiye ndavuga ngiye nta ndi busubire muri ako nkumva umutima umpata kujyayo kuza gusenga nabonaga nyine kandi wari urwaye n'inkorora urya munsi ndavuga nti ibyo byose ndanajya gusenga ubwo umutware ntiyari ahari ariko ndavuga nti ndanasenga nta n'icyenda kumbuza ubwo nibwo navugaga nti ngenda guma hano ntago ndi busubire mu rugo ko rero muri kwa kugumaho ngewe sinzonga ati tubaye twigiriye hano haruguru bawiryamiye nanjye ndavuga ati kambe niryamiye kuko nta n'ikibazo gihari urindire ko abandi baza mu gasenga ubwo natekereje ko nyine hari nk'abaje nabo batari busura ko agiye kurebera nk'akantu haruguru ku isoko niko mu bwonko bwanjye numvaga ntekereza ubwo rero nagize gutya ndaryama ndasinzira burya bambyukije ntangiye gusinzira nari nasinziye na udutotsi twaje ndasinzira ngiye kumva ati ngwino hano ati ngwino turye ni nako banambwiye ati hano hari ibiryo ubwo nyine sinari kubura kubyuka njye kurye kuko n'ubundi nayo nshonje nyine ko naje wari wajuje muri korali ngo nasenge ni wari wasubiye nuko ndabyuka nkigera ku muryango ubwo hari dirija korali nyine yihishe ku yarahagaze hano imbere y'urugi ngiye kumva numva banshutagiyeho amazi natangiye ndibaza ariko se hari ikintu bambonye cy'imyuka mibi bari batekereje ko bari kuguhumana wari kugira ngo ni icyuhagiro numva nyine biracanze nkajya mfata ibitenge nyine nkishyira mu maso ntabwo nyine ntibyemere ko amazi ntiyari kubera kumeneka yesuwe noneho rwose numva ngo muri komanyure byari byo buri kintu natekereza numva rwose mbibura igisubizo ntabwo igisubizo sinzi ukuntu narebye gutya noneho mbona si umuntu umwe ahubwo hari abandi bicaye hari niba bari bahagaze ubwo nibwo nagiraga gutya ndabwanika mise kamwe n'ubundi ese niba koko ari ibyo bari kunkuraho n'ubundi ndeka amagarara barimo ndi buhungire yego ubwo rero nibwo nagiraga gutya nyine ndahagarara noneho cyakora igiteye imbangi gikuye mu maso ndahumutse ndatuza ariko nyine nyoberwa ibyo ari byo mu kanya gato barambwira ati mbona nyine umuntu afite ibiryo ku gasahani ari kurya nyine ubwo mbona ko tugiye kurya mumva barambwira ati cara hano ndicaye ubwo ngiye kubona mbona nyine hari uya mugati munini nyine uteretse nk'ahariya yego noneho ubwo natangira gusa abantu mbese numva nyine mubona mu bukwe numvise bimbereye nyine ikintu numva ntazi umutima wanjye ntabwo wari uziko ari uwawe ntabwo nari mbizi mbona banyicaje ku ntebe nyine itareshya nk'izindi baguteguriye icyubahiro nyine umwamikazi nuko ngo baticara aha nyine ndicara ariko nkomeza kubyibazaho numva simbiboneye igisubizo nta nubwo nanatekereje rwose nta kintu nabitekereje ntabwo wibuka ko ari itariki yawe wavutseho nanjye ubwanjye itariki yanjye sinari nyizi kandi nanjye ubwanjye nta n'umwana nigize nkorera aniveriseri uko rimwerebeka nigeze kumbwira ati ese koko nta na bombo ya senkani mbibona nk'ibitariho sinanayimuha babyitaho ubwo rero bati nyine uyu mugati ubu ni uwawe mbona n'ibindi bintu biteretse nka hariya cya kindi bacugusaga kikazamuka bityo champagne ndabwo ese birako mbona bikora mu bukwe bari kwivungura abageni numva nyine biranyobeye ibyari byo ubwo nyine barafunguye baransikira mu kirahure bati ngaho nkware njyewe rero kubanza natekereza ko hari n'inzoga ibyo bintu sinzi nta n'ubwa mbere nyine nari mbimweyeho ariko mbishara umutobe nibwo nagira gutya nyine barampereza ndanyweye barambwira ati ubu rero ugiye gucana buje bampaye ikibiriti cana buje nyengera n'amahirwe ihita yaka nuko ubwo nibwo nagira gutya nyine ariko rwose n'ubu mbese nyine nabwiye abantu ngo naguye muri koma y'umunezero aravuga nyine ayifata ukundi
habaho kuma umunezero se bibaho ibaho uri umuhamya wayo. nibwo nagira gutya mba cyane nyine ndacana mbona biratse ubwo bati rero ubu tugiye gukata no mugati bamereje icyuma nyine ndawukase ariko nyine numva ntazi yundi numva byancanze nyine cyakurenze nuko nyine turangije turarya turanywe nyine ubwo hari na zaji turanywa nyine tumererwa neza biranasigara kuko niba ari umunezero ntitwanabimaze ahubwo nabikiye mu rugo nanjye njya gutura abandi muri komo ubwo rero barangije batubu nyine hari n'impano yindi twakugeneye mbona nyine bakuye ibintu mu gikapu mbona nyine barampaye mbona bafashe igitenge cyiza nacyo bati iki ni icyawe nyine bakindambikaho ubwo mbona nyine bangurira n'inkweto batize nazo nyine ubwo mbese ibintu Imana ikora ubundi ntiwamenya n'ibyo ari byo kandi isenga ntabwo azikorera amaboko Imana ishimwe ubwo mbona bampereje icupa ry'amavuta kandi ubwo nayo nyakeneye pe mbona bampaye agati k'isabune nako nari ngakeneye ukuntu Imana ikora nyine n'ibitangaza mbese mbona nyine mva sinabona uko mbivuga mbona nyine ibintu byose nenda nayishyizeho umutima numva bimbabaje impangayikishije mbona ndabibonye ndavuga Imana kuko ubundi burya nubwo twirirwa twibisha mu bintu tubitekerezaho tuba tubicwa n'ubusa Imana ibireba ibidukwiriye ubwo rero mbona ibintu byose Imana yangeneye ko mbona barabimpaye kandi byose n'ibyo kurya nari mbikeneye yego mbona rero Imana hari ukuntu ubundi Imana niba uyisenze wumva mbese uyishyizeho umutima nubwo turi abana b'abantu ntabwo tubishobora 100% nenda ugiye kugerageza umwanzi nawe azana ibindi ariko umva kuri Serafimu narayishimiye mbese nyine nabuze ukuntu mbivuga ubwo nageze mu rugo ndavuga ati yewe nimubyuke nasanze bakiryamye muze hano mbabwire baraje numva nyine basanze nanjye nawe ukase nyine buri muntu nkayamuha kama kuri keka ukuntu bimeze bati ariko se kubera iki wowe utadutumiye naye nabwe nti nanjye naguye muri koma nabibonye nyo nari gutumira nanjye iyo anniversaire ntayo narinzi atari njye wayiteguye nuko ubwo nyine baranezerwa bavuga ati kora Serafimu burya igira urukundo ni nako banambwiye abana bati kora Serafimu igira urukundo n'ukuri nta kintu itagukoreye umva Imana nyine ibaho umugisha ubwo rero nabuze ukuntu umva n'ubu ndacyanabitekereza ngo ese wa Mana we koko gahunda nafashe navuze numva rero wa Mana noneho nta n'ikindi kintu nzongera kwiganyiramo ngo ntekereze ngo nkeneye iki nkeneye umwenda runaka kandi n'ubundi urayifite ubundi yizana n'igihe ushakiye ubwo rero nahise mvuga nti wa Mana hasigaye ume kwizera kugira ngo nanjye nzabone ubugingo ibindi byose ubundi ubishaka cyangwa uzabirekere izabiguha ubwo nyine mbese Mana kora Serafimu yambaye hafi umva sinabona ukuntu nabivuga ariko ni ukuri mu bintu bibaho bishoboka umuntu usenga Imana hari ikindi kintu nibutse hari igihe uriya mugabo wiriya ruguru umugore wamwica umwe aramuvugabutumwa yamaze kumwica nyine ziko baje mu rusengero avuga ati abana be mushaka ukuntu mubashakira ubwitange ndareba ndavuga ati ese ndamuhiti nari nkenya ariko nta n'amafaranga nari mfite nkuramo agatenge byari ibipande 2 agapande kamwe ndakamuha agapande kamwe maze ukamuha nta n'uwo mu rugo wigeze abimenya nyine ubwo nambaraga ishati n'igipande kimwe nta muntu wabimenye ubwo nibwo nagiraga gutya ibintu byose mbona mvuga ko ari Imana yanyibutse yabonye ko uwo munsi hari ikintu nanjye uwo munsi nakoze kuko umutima warampase buri kintu nangana bwasiko kumbigenze gute ko nta mafaranga afite
ndavuga ati ngiye kumuha agatenge n'umwana w'umukobwa azajya agakarabiramo nta kibazo. Ariko nkurikije ibintu Imana yankoreye genda kwitura, ni ukuri nkubwiye ko nta n'umwenda w'umugabo mperuka. Nambeshye nigeze mubaza arambwira ati ariko ubundi hari umugore bakigurira buno muri iyi viziyo, ubundi se bababwira ngo mwigire baba bari kuvuga baravuze ngo twigire, Imana nayo ubundi ikintu mwigira ni iki. Ubwo rero nari mfite famiye, abana bamwisenyereza wanjye Igisenyi, Imana mu ijuru nta nubwo bari banazi, nyine barabyumvaga ariko nabwo ntibari banazi. Ariko ni ukuri Imana ijya imenyekanisha abantu, Imana ifite uko ibigenza bikemera. Byageze aho baza kumenya, nanjye mwisenyereza zanjye akantumira tukajyayo mu bukwe cyangwa se no mu gusura, ariko nanjye nigeze mbasura. Ukuntu Imana rero ijya ikora ibintu, yigeze ashingira umukobwa, ni ukuri kose nanjye bahaye igitenge cyiza. Amen. Mbona bampaye igitenge cyiza, ntabwo abandi bararambuye ngenda ndabihorera, sinanarambura. Ngeze mu usanga bampaye igitenge cyiza kiruta icyo babana. Ndavuga nti Imana uhabwe icyubahiro, kuko n'ubundi ibi niwo wabikoze, jye tuvugira ko tutari. Ni ukuri ujya ufite uko ubigenza bikemera. Mbese nyine Imana umva, abantu barampaye, ariko umuntu ufite ikintu atanga ni ukuri ajya atanga, Imana izajya imuha umugisha. Kubera ko ntekereje ibintu abantu bampaye n'ubu bakimpa, njya mbona ari umugisha w'Imana. Kandi ugenda ubundi niba umuntu afite na gatoya pfa guhaho mugenzi wawe, nawe Imana nyine uzabone nuko wishyuza Imana. Nigeze nza ku rusengero rimwe nzana igitenge, mbura ikintu nyoraho imyanda, ndavuga ntumva ari wa Mana we, iki gitenge ntiyoreyeho imyanda, nyine unshakira ikindi. Ese abona yuko ikinyoreho imyanda aricyo nzahoramo? Ibyo byose tugenda twibutsa Imana, nyine ikagira ikintu dukora. Ni ukuri Imana ntacyo nayishinja. Umva, iyo ntagira akora Serafimu ngo nyinjiremo nari kwiruka ngasara, kuko umva sinzi ukuntu, nta nubwo nabona ukuntu mbivuga, kuko nanjye mba numva bireze ubwenge bwanjye. Noneho abaturanyi bakambwira atari kosesha, atari ko Imana biri ko ntabwo nyine nayo iza ati tubona buri mugoroba utibaguza. Ati ibi byose ni korali yanjye nyine iri Imana, ni ibyo nyine niko Imana ubundi igireyo. Ubwo nyine nabo barabashimira, bavuga ati ni ukuri korali yanyu n'abana beza, Imana ijye ibaha umugisha. Amen. Urakoze cyane kudusangiza ibi byose. Muri make biraryoshye cyane. Abagenzi be bamuremeye, bamukoreye ibyishimo, bamukorera anniversaire. Uyu ku myaka ya 59 ntabwo abantu babyemera kwifite. Nanjye niyo mpamvu tutakwitaga mukecuru. Mu by'ukuri kutakwita mu bandi bakecuru twabona gukira mutoya. Ariko hari umuntu umwe wagize igitekerezo cyo kumva ko twamukorera anniversaire, akigeza kuri bene se nabo barabyakira. Reka mbabwire, icyo umutima wawe ukubwira gukorera mwene so cyamunezeza, ntukabure kukimukorera, kuko namwe uko mwabibonye mwari ibyishimo yari afite ari kubisubiramo. Ubwo nibyo yari afite uwo munsi bamukorera anniversaire, nibyo yari afite uwo munsi ahabwa impano. Wowe umuntu ashobora kuguha ukumva ni ikintu gitoya, cyangwa se ukumva kuba waha umuntu impano y'ibintu bidafatika, ukarindira wenda ngo nzamutanga impano, nzakorera umuntu za fete. Ubushize nahoze mvuga, hari ikiganiro navuze, umwisho kiganiro kivuga ngo iremera ibyishimo, nakubwiye uburyo wakora fete ntoya, ukarindira ngo nta bihumbi 100 mfite, ngo nta bihumbi 30 mfite, nta 10 n'igihumbi kimwe gishobora gutuma umuntu mugenzi wawe agira ibyishimo mu marangamutima ye, mu magambo ye, uko yabivuze mwabibonye. Bamukoreye kuri Serafimu, bamukoreye, nanjye narindi muto, twamukoreye anniversaire. Uwabigizemo uruhare wese Imana imuhumugisha. Kandi kiba gitumye tuza kubasangiza ibi ngibi, no kugira ngo nawe nimba hari icyo umutima ugukomangaho cyo gukorera mwene so, ujye umenya ko kizamunezeza. Yego ushobora kubikora, umuntu wikoreye ntanezerwe, wari witeze ko anezerwa, ariko wese uhoza umurimo wawe w'urukundo. Kandi noneho nawe ibyishimo ufite wumva ugira, iyo wenda niba ukunda anniversaire n'urugero, kuyikorera abana bawe, kuyikorera umuryango wawe, cyangwa nawe kuyikorerwa, n'urugero rumwe, ikorera n'abandi banezerwa. Nimba uzi ko
kurya biryoha, ibiryo biraryoha, ukaba uzi mwene so waburaye, ukaba uzi mugenzi wawe wabuze ibiryo, wibimena muri puberi, mugaburire. Niba uzi ko umuntu kwisiga amavuta ku ruhu bituma usa neza, ukaba ufite ibicupa bibiri, uzi mwene so udafite amavuta, muhe yisige. Hari abantu bajya bavuga ngo ibya bintu, hari ibintu wowe ubutunze, hari ibintu ubutunze wumva nta kintu bikikumariye, wumva ntacyo byakumarira, ariko hari undi hariya hirya, hari undi hariya hirya bishobora kugirira umumaro munini. Ndabahamagarira rero ko dukwiye kwiremamo ibyishimo, kuko nanone utishimye ntabwo washimisha abandi, ntabwo waba waburaye ngo uragaburira abandi. Uko bisa kose uhera ku byo ufite ugaha abandi. Ntitwikubire gusa, ntitwirebeho twenyine, ahubwo duheshe n'abandi umugisha, tubaremere ibyishimo, mu byishimo natwe dufite turemere n'abandi. Turamushimiye rero Bonifrida mama Esther kuduha iki kiganiro, nawe Imana iguhe umugisha, kandi iyi migisha dusabira bene data ibageraho nawe icyampeje n'ejo bundi ukazagira abantu bajya bavuga ngo wakoze neza, Imana iguhe umugisha. Turabakunda rero kandi turabararikira n'abandi benshi kujya muza. Icyo twabwiye kuri Amahoro Family Panel ni kimwe na Seraphim Family TV, nta bintu byo gutukana tugira, nta bintu byo kubwira umuntu gucyurira tugira ibintu nk'ibi by'ibiganiro byubaka. Nicyo tubereyeho, tuganire n'abantu, umenye ngo amarangamutima yawe, uze twiganirire, uze usharinga abandi ubuzima, uze twisekere, uze twishime, uze turirimbe, mu mpano zanyu zose, uko mumerewe kose, muze tuganire. Bizashimisha ubutaha kwakira undi muntu, kandi ndizera ko ari vuba. Abamurikiye ndizera ko vuba tuzakira undi. Turabakunda rero kandi Imana ibahe umugisha. Bye. Bye bye. Okay.